Muraho mwese abakunzi ba Eugenie Family. Muri uyu mwanya mfite abatumirwa hano. Ndizera ko muri kubareba. Ni ababyeyi banjye, mama na papa. Hari akaganiro gato nifuza ko twavuganaho. Baragerageza gukoresha ijwi rinini kugira ngo mubashe kubyumva neza, kubera ko nta mikoro mfite. Reka mere ku mwirondoro, ngiye guhera kuri papa. Arambwira ni mwene nde, niba azi n'izina rya sekuru na nyirakuru ararimbwira. Turi kubona ni abantu bakuze, hanjye ndi umwana wa 10. Byumvikane ko rero bakuze cyane. Baratubwira amateka njya numva yuko bashakanye, umwe afite 16 undi afite 17. Ubwo baratubwira ibyo bibuka mbese. Umwe atubwira ati wenda twashakanye mu gihe iki n'iki. Hari n'amakuru njya numva yuko sekuru cyangwa sogokuru yaba yarahaye mama inka amushimira ko ari umukazana witwaye neza. Niba hari ikintu abyibukaho abitubwireho. Ndibwira twaba tugarukiye aho ngaho, ndaza no kugira dukeya mbaza kuri mama. Reka duhere kuri papa atwibwire, ariko akoreshe ijwi rinini, amazina ye, ababyeyi be cyangwa n'abababyaye, agiye n'utuntu duke ambwiraho ku byo navuze. Mwanya n'uwawe. Ndabashuhuje, nitwa Barizoro François, kaka ni kaje gwakwa, mama ni baramutse. Amazina y'ababyeyi babo ntago yibuka. Izina rya sewe kaje gwakwa ni Munyarubindo. Nyina ni Nyirabukima Maria Nyirabukima. Murakoze cyane. Ndibwira ushobora kutubwira umwaka mwaba mwarasezeraniyemo niba wibuka, kuko nzi ko mwakoze ubukwe. Muri 57 nibo twasezeranye. Muri 57. Ubwo ngubwo ubasha gukuba yareba imyaka bamaranye. None se nkurikije uko nabyumvise, ngiye ntago mbizi. Nzi ko sogokuru yari afite abagore benshi, harimo bamwe ngo batumvikanaga. Noneho mama hageze abasha kumvikanya abo bagore. Haba hari ikintu biziho ukuntu yaba yarabaniye neza abo bagore, bigatuma na sekuru amuha inka, bigatuma ari ibintu natwe twavuba tutazi bya kera twumva tukumva iyo nkuru koko ikiriho. Ibyo data yahaye barazi umugore wanjye intama yo kumushimira ko yaza akamubera umukazana mwiza. Urumva ni intama. Ariko nabyo nishimwe, urumva ni igikorwa gikomeye cyane. Natwe abana hari kirori twigeze gukora, turi gushimira mama nk'umubyeyi witwaye neza. Hari mukuru wanjye umwe wari ubirimo, dutanga inka iwabo wa mama, turi kubashimira ko mu myaka yose twabanye neza. Byumvikane ko rero aba umubyeyi mwiza. Hanjye urugero, abana dukora amakosa ariko narinze nkura ntarabona yankubise. Ubwo urumva nyine papa we yabaga yankubise yanyuzaga agakoni. Ariko ubundi abamama nibo bakunda gukubita abana cyane kuko babana nabo kenshi bakabakubita inshuro nyinshi, ariko ntiyigeze nkubita na rimwe. Nkurikije n'abandi bantu bavukana n'abandi bantu bazi mama, nta muntu ndumva n'umwe uvuga amakosa yaba yaramukoreye avuga ati wenda ni umuntu mubi cyangwa se ni umuntu utabana n'abantu neza. Nkawe mwashakanye, ibintu bibi yaba yaragukoreye waba wibuka ni nk'ibi? Nta bibi yakoze, ibyo yakoze byose ni byiza. Urumva ko yakoze ibintu byiza gusa. Reka tugere kuri mama, nawe aratwibwira, atubwira amazina y'ababyeyi be, atubwire na sekuru na nyirakuru niba kibyibuka. Ubwo abuzukuru n'abuzukuruza bwo baraba baprofitemo kubamenya. Ubwo ibyo nabirangiza ndaza kugira ibindi mubaza byongerejwe. Nitwa Farazi ya Nyampirwa. Banza usuhuza abantu, hari abantu bari kukureba. Muraho se.
nitwa Faraziya Nyirampirwa, papa ni Simoni Binyavanga, mama ni Veronica Kamashara. Ababyeyi ba Kamashara uravuga papa aba Simoni. Ko ntakibibukara. Ntacyo niba utakibibuka biba ari ibintu bya kera. Noneho igihe mwashakaniye yabivuze ntago ari ngombwa kubisubiramo. Waba watubwira mu ncamake nkuko wageze mu muryango wabo uri mushyashya, kandi urumva mwashakanye mukiri batoya mukiri abana mu muryango wabo, abo bakazana kuko yari afite abagore benshi, ariko ubwo buriya bari ba nyoko bukwe bose. Bose bari ba mabukwe, data kuko yari afite abagore 3. Bose bambera ba mabukwe. Bose mbafata kimwe. Afite inka nyinshi, nkahirira umugore umwe, nagiye guhinga ahantu nkahasanga ubwatsi nkabuzana mu rugo rumwe, ejo nkongera nkahirira undi, ejo nkongera nkahirira undi. Data bukwe yarankundaga cyane, ampa umurima rwose wishimwe yuko nafataga abagore be neza. Data bukwe akanyubaha, nza kurwara, data bukwe ni wanjyanaga kumvuza. Bose nta hantu atamvujije, aramvuza rwose. Ndaza rero nanjye mba umuntu muzima ndabyara. Urakoze cyane, reka tugarukira aho ngaho kuko byaba byinshi cyane nta wabivuga ngo azabirangize kubera imyaka ishize. Ariko uri kumva ko nyine abantu 3 n'umwe ajyananirana. Hari igihe umuntu agira nyirabukwe umwe ariko akananirwa kubana nawe. Kuba rero warabashije kubana na 3 kandi bose ukababanira neza, ukabona ishimwe, urumva hari umurimo wahawe, hari intama muzehe yatubwiye baguhaye, ni igikorwa cyiza cyane. None se ubu turacyabafite, ntabwo abantu bose bagira amahirwe yo kuba bafite ababyeyi babo, hari benshi babatakaza bakiri batoya. Twebwe rero Imana yatugiriye ubwo buntu bwo kuba tukibafite. None nk'abantu twagize amahirwe tukaba tukibafite, kirere kiri gusa nabi, barazi kwihangana batariho n'amashusho neza. Ntabwo ndi yahindure cyane kugira ngo bitaza guhinduka kuko muri kubona nk'imisatsi kuntu isa, kugira ngo bitaza gupfa cyane. Nk'abantu bakifite ababyeyi ko dufite amahirwe, mwagira nama ki abantu bakiri batoya mu muryango bagiye gushakamo? Akenshi umuntu abagiye mu muryango atazi n'imico yabo, atazi nuko bitwara, cyangwa se namwe kuba mugishazanye. Hari benshi bashakana hashira imyaka 5 bagatandukana. Ndizera ko nkuko muzehe yavuze yuko mama yamubereye mwiza koko, n'abandi bantu bose batanga ubuhamya, nta nenge nimwe twigeze tubona. Ariko ntago abantu bose babana nta nenge, ubwo umwe bagakora inenge undi ntayafite. Gusa nge ikintu nibuka nuko hari igihe kimwe papa yageze kuza yasinze, urumva nyine amafaranga bavuye mu ikawa. Noneho twebwe nk'abana, urumva ninjye wari mutoya, mu gitondo aravuga ati rero inzoga zivurwa n'agatoki, genda ujye kunzanira agatoki. Ndabyanga, ndavuga nti reka ntiyanywereye amafaranga yari kuyazana tukayakoresha, none yayanywereye ugiye kugura igitoki, nti ufite amafaranga satoye, ati genda wikopeshe uzane icyo gitoki ariko tumuvura inzoga. Byumvikane ko rero iyaba ari nkanjye uko nabitekerezaga nari nanabyanze, kumubwira ni byihorere. Ubwo nashaka kuvuga ko hari utuntu nyine tuba tutaragenze neza, ariko umwe akabirenzaho akabifata neza kugira ngo iminsi yicume. None duhereye kuri muzehe, niye namushobora kugira abasore bo muri iyi minsi bashatse umugore utababaniye neza nkuko uwawe yakubaniye neza? Nabagira inama ko bagomba kumvikana. Bakumvikana kandi byananiranye kumvikana. Ugiye bagishakana utajya kumvikana, nubwo kunanirana binanirana ruko bafite impamvu bapfuye. Ubwo no kuvuga ngo babwira ko bagerageza kumvikana. Ariko se nka nge ko mbazi mu gihe gitoya
kuko imyaka ya mbere yuko mvuka simbazi, ngewe navutse mumaze no gusaza, urumva simbazi mukiri batoya, ko namwe uko mwabanye wenda we yakubaniye neza, ariko wowe urabizi ko 100% utamubaniye neza, kugira ngo ntago naba ndiye ruswa, mbivuze ntago naba nkubeshyeye. Ariko se we kuki atigeza guta avuga ati gumana n'abana bawe nigira iwacu nigumiriye? Ndacyari kubaza umusaza. No kubera ubwumvikane ngo twarumvikanye noneho aguma aho ngaho. No kwihangana. Reka ngere kuri mama. Ukurikije ukuntu wagiye mu muryango mushyashya ukabana nawo ba mabukwe batatu, nihe namushobora kugira abantu bakiri batoya, kuko hari abuzi, hari nabo ujya wumva ingo zananiye bagahita baruvamo bakigendera. Ndibwira ko mu myaka yose mumaze ni myinshi cyane, ntago wabonye ibyiza gusa. Niki cyagushoboje kuhaguma kugeza na n'uyu munsi mukaba mukiri kumwe, nubwo nta bajyana nyine ariko muracyari kumwe? Niki wagira, niye nama wagira abakiri batoya? Abakiri batoya rwose b'abakirisitu, ngewe nakurikiye gikirisitu, kurikira isakaramentu. Padiri yaguhaye isakaramentu mu kiliziya ati umugabo uramwemeye, uti ndamwemeye, ushobora kwemera n'ibyo azagukorera byose, yagukubita atagukubita uba wabyemeye mu kiliziya. Nta kindi, navutse mu bakirisitu, nkurira mu bakirisitu, ntabwo isakaramentu byo gushyingirwa twarigishwaga, ni isakaramentu ry'urukundo, niryo navuze nti yankubita atankubita yagira ate, nemereye isakaramentu muri Yezu Kristo. Ntabwo ngomba rero kuba nasubiza inyuma Yezu wacu waturemye, na n'ubu nkaba nkiri umukirisitu, ntari nagwa ngo ngwe hasi, uretse ko ndwaye ariko nari nkigerageza ngisenga cyane. Murakoze cyane, twagarukira ahangaha. Nkuko muri kubabona bose ni abantu bakuze, gusa mama amaze umwaka, ihene yaramuvunnye, byumvikane ko nyine yakunze amatungo guhera kera. Ariko icyo nashakaga kumvikanisha nuko ntabwo abantu bapfa kubana gusa, wenda ntago nabyinjiyemo ukuntu babanye, byaza gutwara umwanya munini kuko bari kubimbwira, kubitubwira. Wenda ari igihe tuzakora ikindi kiganiro, ni mubikunda muzambwira nongere mbavugishe, dufite n'ikirere cyiza. Ariko icy'ingenzi nuko icyabibashoboje ni ukugendera ku murongo w'Imana kandi bagakunda Imana. Ibibazo byose usanze ahantu ukabitura Imana, kuko habamwe ibibazo byinshi mu isi, bagize ibyago byo gupfusha abana babo ndetse benshi, ariko nyine habamo kwihangana. Uri kubona imyaka bamaze irenga 80 ariko urabona ko bagikomeye, nubwo mukecuru atakibasha kugenda kubera iyo mvuna amaranye igihe, kandi kubera n'imyaka ikaba itabasha gukira neza. Ariko kubwo kwizera, twizera ko ari igihe Imana izongera kumusubiza kugenda. Murakoze cyane rero abakunzi ba Eugenie Family, mbasangije ku muryango wanjye. Ababyeyi banjye ntago bakurikira Eugenie Family, ariko nzagerageza kubaha iki kiganiro cyagezeho neza. Nihagira n'abagira icyo bavugaho, nzabibereka abantu babakunze bagize n'ikintu bavugaho. Ubwo n'abana nzabyara ntabwo bazambaza ngo mama ninde papa ninde, nzabereka YouTube yanjye, channel yanjye, niba zaba batakiriho kubera ko isi igenda udutwara abantu, cyangwa nanjye nshobora kugenda mbere yabo, ntawe ubabizi. Imana nimenya umunsi w'umuntu. Murakoze cyane rero, naho ubutaha. Bye bye.